kugira uhure na Brian nikiki wamubwiye cyambere ukimubona gutyo ukimubona niki cyambere wamubwiye cyambere no mambwije arandamutse nawe cyangwa waramubaye twari cyangwa ugeze kumuha Aisha aho hari ryari bene kera tu ngiri muto wibutse nikajya kajyari ko muwe mwaka nyine kera tukiba hano ma 2012 2013 nayo umuntu ufite ubwenge twatwana n'abayisilamu benshi ko numva ari ukiri umwana izo bitegerezo Hello guys makuru mumeze gute mumeze fresh twe tumeze neza nk'ibisanzwe murabibona turacangamutse dufite courage kuko mubibona turi imbere ya kamera kuri chaîne yanyu Point Future TV wotarakora subscribe turagusaba gukora subscribe n'ibindi zose bisabwa comment share ndetse n'ibindi okay nkuko mubibona hano turi kumwe n'abatumiye bacu ndetse turi kumwe n'umutumiye wacu hano sinzi izina ryiwe sinzi ko tumwita tumuzi ku mazina menshi hari abamwita Rihanna Bellowez Arielwez amazina ni menshi reka bonyine twibwire anabasuhuza umwanya nawe Beni murakoze amazina yanjye nitwa Benine none se ababyeyi ariko hari irindi nyine ryanje Bellowez kubatayazi murimenye kandi muyakunde murakoze bayamenye kandi bayakunda cyane niryo nawe ukunda cyangwa ukunda iby'ababyeyi yose ndakunda yose urakunda cyangwa Bellowez ni iry'akazi oya ndibaza no muri famille maze kuhagera namugenda umwite Bellowez kabisa niryo zina ryiwe iruhande rwacu turi kumwe n'undi dukorana ariwe Betray katuma umwanya usuhuze abadukurikirana bro ngire tuvuze what's up guys meze fresh ahubwo tumeze neza nta kibazo ko mubibona nyine twatumiye umutumirwa wacu w'ikirenga urenze benshi baramuzi muri iki gisagara cya Bujumbura ntiyoroshe umuhitimeka umuhitinzi nandetse si mu Burundi gusa no hanze y'ibihugu baramuzi tibakuzi ubabanzi kweli bose baramuzi none bimeze bite shana amahoro no uzikugira tumubone kuntu byagenze tumaze umwaka wose tumushaka tugize amahirwe tumukuye ko wari waraburiye mu gisagara gusa uziye mu biki uzi iminsi twagushatse twe tugize imana ngo turakubona Beninye abatamuzi ni umukobwa uzi kwambara mu bakobwa b'ibujumbura bose niko novuga njewe nibangane abashaka kwambara kurego kwa Beninye bo mugana cyangwa bakamwandikira ahasigaye twaje kumubaza ahubwo twaje kumwigiraho byinshi no gutanga impanuro z'urubyiruko ahasigaye reka tumuhe umwanya abanze ndango yibwiye abandi yamaze Beni none tabishasha si bifite bishasha bira ntibyobura kubera ko hano mu gisagara turi mu bintu byinshi nikibiyese dufite ubu nebyo waduteguriye biravana namwe nimwe mufite menshi twebwe amagambo ahubwo menshi ahubwo ko ndabona utubaza w'ibibazo nubwo ari twe twagutumiye turabazanya twese turabazanya ngareka nsubize umuvandimwe Bello mweze bite se mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe turi amahoro biragenda tu akazi biracamo biragenda afite akazi ko numva abandi bana baragize afite akazi mani natwe naturangire ntabwo nagure naduherane naturangire natwe ndagafite abakifuza bazakugana nababwira tiwababwira se ibyo ukora cyangwa si ngombwa nkora si ngombwa novuga gusa cyane cyane babibereye umuntu nyine ugashaka direct nkahita mubwira kanshaka inbox tukavugana yo gushakira he kuri namba yanjye to atari ko yo mbona social media zawe yitwa gute hari abasigaye bakorera online
ni amazina tu ya Beloways. Beloways. Uzangane kuri IG nuko kuri Facebook nuko na WhatsApp nimero mushaka ndayibaha. Se Beloways bisigurika njenza numva gusanga kwita Beloways. Bari dusigura. Kandi izina gari bari rifite insiguro. Beloways. Soanura Benigne nyine. Muri Benigne suko bisigura. Benigne rifite insiguro yayo na Beloways ifite insiguro nini. Wewe tubwiye cyangwa ntabizi. Oya ndabizi. Kwitisha gusiza ibintu utazi insiguro yayo. Oya ntizo. Ndabizi ni ikintu ciza tu. Ni ikintu ciza. Beloways nakazina keza. Nukuntu nawe uri mwiza. Gasigura ikisi. Se nyine gasigura gute ngaduhe insiguro yayo. Karavuga ngo Imana ni nziza. Iyo ni yembo. Abaratubesha. Oya nuko. Aho ni muyembo. Ora nta kibazo. Nta birenze tunizina nira. Cyangwa ntago ndarifatira umwanya ngo nje. Cyangwa nawe bakubaze insiguro yayo. Uko mbibona njewe. Belo riri muri Benigne urumva? Ways akaba ari umufana wa Ways. Kubera ko ari nabamwita Ways. Byose birakubi ako ariho ni kubwana. Hari n'indi siguro. Iyo utazi ni iri muri wewe. Igomba kuja kuri kamera. Wapi? Okay, bitinzeho gusa cambere cyo uraberewe. Sinzi ko bari kubona outfit yawe ewa. Uraberewe byo kabisa. Sinzi ko uyihaye amanota ngahe. Jewe. This ahubwo nitwe tuyamuheza. Aba ni mwe muya. Muya amanota rero. None. Sirdis. Dugifatire kuri Sirdis. Tiwazatanga amanota guhera Sirdis. Jenda mweza nono anti Sirisa. Iyo disi rero ni kitavye. Iyo disi. Bazavuga ngo tamwiza utagira inenge. Wowe mwiza ariko ari akantu kabi. Je muhayijana. Ijana. Muhayijana. Wow. Bravo. Thank you. Je ko wandushije. Wandushije. Aya muntazare gutandukana. Sana kuba twajanishije. Wabonye no outfit yamamwa na koka ikire. Ahubwo twanajanye. Ahubwo nabavanye. Uziko utanabitegoye. Iyo mbareka. Guys, kuko mubibona kabisa twajanishije wogira ngo turi umugore n'umugabo ariko twahuye n'umustar. Urumva duhuje vibe. Uzi kwambara. Duhuje n'icyango. Abantu ni batugane kweli. Okay, Bero. Yo. Icyo cyango ninde uzi gutegura style? Nzewe. Ninde uzi kwambika? Biri mu bitekerezo tu. Biri mu bitekerezo. Ni biguhora muto. Bimora nabyisanzemo. Abyisanzemo. Ya. Hama tuganire gatoya. Sivyo? Twanya twinjira mu buzima busanzwe nyine style inkuru none tubazanye n'ibibazo sivyo? Bene ni iki kintu wakoze mbere sivyo? Haba mu bwana bwawe donc ikosa. Haba mu bwana bwawe kugeza ubu ukicecuza. Kintu wakoze kirakubaza urumva ebana ndacecuje kabisa. Kino nakoze nkacicuza. Wumva kabisa wana kino nakoze kabisa ndaraburira. Wanibagiwe. Waba wibagiwe. Ariko ndibaza ko cyane nagerageze yibuke. Sinzwe ko mu buzima umuntu akuramo ahura na byinshi. Agakora byinshi. Hari nyine biba bibabaje ariko si ngombwa ko amurikira hano. Ako biba bihari nubwo no byibuka ariko kirahari ikintu umuntu yakora agatuma akicuza abango wenda sinzongera kwikora akivaho. Tubwire kimwe muri ivyo nyine. Muri ivyo nimba nyine bikunze tu. Kimwe wakoze abantu uravuga ikintu ngoze ko ntigaye ko nicujije. Nigiye wenda nifuje nk'ikintu wenda hasi. Nifuza kuba nk'umuyisilamu. Tugiye nifuza kuba umuyisilamu. Ntaramenya icyo bakora ntaramenya n'icyo banenga ku bakristo. Ndabyifuza ko naje kubivuga muto. Wigeze kwifuza kuja mu Islam? Naje nicyo naringe mudumu. Cyangwa waramubaye twari. Cyangwa wigeze kumuha. Aisha. Aho hari ryari bene? Kera tu nkiri muto. Wibutse ni kajyari. Kajyari. Ko muwe mwaka nyine. Kera tukiba hano ma 2012 2013. Nari umuntu ufite ubwenge twatwana n'abayisilamu benshi. Ko numva ari ukiri umwana izo bitekerezo. Bari ko mwambashije ngo nkiri muto nyine icyo nawe nyine nanje nuko nyine icyo nahise nibuka.
ico nico ikujemo. Ni iki cari kigutera kuja mu Islam? Ni iki wari wumvisemo? Ni ipirawo. Ni wapi Niki. usibye nakaba mbona bambara neza baberewe bitangiye bikwijije nkabona baraberewe sana kavuga kabisa nane ngomba kubaza nanje ngomba kwambara nk'abayisilamu ubwo wari ugiye guhitamo kuzusenga wunamye namaze kumva nyine ivyo bitambivamo yawa wari wayoze kabisa nayoze niki cyaguteye kutabijamo ninde waguhanuye ninde waguhaye impano nano impano inshuti Nindese nindu tumushimi ninde tumushimi kondo barugiye abantu kandi bakira sinzi bamwe bamenye ayatwabamenye Yemiri duze natwe twari bakuru twari bakuru Demiri duze benya araturuta cyane se benya gaje mu gisagara kera togiye twatukiri tukiri birimani from birimani mwari muri kabisa ntabwo mwabamenye twabamenye okay no rero sivyo turaganiriye kuri ivyo tubwiye donc ikintu wicuje ni ico ngicyo ariko nuko utabasha kutubwira ibindi sivyo avuze ko n'ibindi bimara ni byinshi umuntu agenda aca mu bintu byinshi nyine wa kandi amara wagikoze unagitekereje ariko kaza kwicuza tunyine kaza kwicuza none Beni ubu uriga cyane siniga narahejeje mana naduhezagiye turamara uri mu diplome warangiza ishuri ryari muri uyu mwaka wa 2024 niko nari soje 6e umva ari byiza cyane turumva ari sawa bitre ngabanyunganira amani ko wacecetse cyane Beni dufite byinshi zo kumubaza ndahari ahubwo aratubwira n'urugenzi rwiwe arantubwira yari yarakurikiye arahiye nizo turabigeraho ariko araza tubwire Beni ndumva ntiwisiguye neza wavuze ngo witwa Beloways ni umuntu ki mu buzima busanzwe Beloways sha umuntu mwiza nkuko mumbona umuntu mwiza uko tukubona inyuma niko n'imbere oya twatubona imbere nimwe habona ko ariko ibyo mvuga arizo mugenderaho n'abafana arizo mugenderaho ko n'ubu ufite n'abafana ahubwo wenda barahari nawe nagira icyo ababwiye gira cyo gira abafana nakibabwira mbanze mvuga ndiwe Beloways ni umuntu mwiza umuntu ucisha bugufi umuntu usenga umuntu ukunda vibe zose ko zaba zimeze kose nawe murabibona ntabwo nifata nganiriza buri wese ukeneye ko tuganira mvugisha umuntu wese ukeneye sinsuzugura umuntu yaba ari muto mukuru kurugero turaganira ndi umuntu mwiza munkunde bagukunde sana rero tubanze tumweho gatoya kuko amengo aratwishe twagenze urugendo rurerure kugira tumugereho nawe watuvunye kabisa nimba watumira oya tubone byari bizoroshe cyane byoroshye pe ndango mwumvishije Benigne uwo ari we umuntu usenga ni umuntu ukunda vibe ni umuntu ukunda vibe izo arizo zose ariko ari zimwe utoko izi none kubwiye ngo genda muri boîte nyine genda kanijoro kaja gutambirayo nijoro amajoro atandukanye ari ijoro ryo kurara nijoro genda nubwo ijya ryo gukesha muri night club wogendamo nogenda kandi wavuze gusenga ega n'abana muri boîte barasenga sa mu muco wacu wa Kinyamurenge ibyo zose ubikoze bazamavuga ngo wabaye kirara none babimenye kuza ugenda muri club ngo urumva byo makinga neza kubera ko nyine ari imico yacu ntabwo twamenyereye ariko club ni bwangu umunyamurenge umurundi umunyarwanda biravana ikintu kiba kikurimo wenda wifuza nawe kuja kubyina cyangwa wifuza kuja gufisha n'abandi ufite nk'umutumirwa gutumiye ngo tugende ntureka ariko mugihe wenda ari umuco nawe urashobora kugenderaho ariko si cyane tu cyane yose ntari biveho nta kibazo none Beloways mu buzima ukunda ubuzima iki kiye kintu ukunda kurusha ikindi cyose uzo umwanya cyane kujanye gukora kuvuga kino kintu jewe kidukira ntagikoze ni ikihe kintu kiza gutwara umwanya cyane kurusha ibindi byose byose
n'ifoto Nijoro video najya muri me. kubyina cyane cyane nk'iyo ndi home kenshi mba ndi gutaha mba nyine tu nkunda kubyina no kwifotoza kwifotoza icyo kintu abatara gufollowing bagenda gufollowing abakina amafoto yanjye arahari icyo kintu kiza kigutwara umwanya kurusha ikindi cyose cyane kujya bazavuga ngo umuntu aba yicaye mu nzu ari gutekereza wenda bamwe baba bari bafite ibindi nyine bahugiyeho ariko cyane ngiye kuri njye mba ndi kuri snap tiktok no kwifotoza uzubira tuja gusenga Meloise ntabwo yabuze ariho uri wanyu aho gusenga hari iminsi yo gusenga iminsi yose turagusenga iminsi yose turasenga kureka gusenga gusenga buri kintu ugira umwanya wacu natari gusenga aho uri gusenga wenda none asenga ubu nyine mbasenge nyine ubona senga nyine bibaye ngombwa umwanya wo gusenga uba uhari turasenga pe kuko nasanze mu muco wacu aricyo kintu nyine cyane cyane dukora turasenga kwa mbere ngo haba akazi rimwe akabiri agatatu ntango iminsi yose dusenga buri munsi nyine ariko nyine cyane cyane nk'amasaha menshi nyakoresha ndi muhira ndi mu bindi byanjye turumva kabisa wewe no munyakirori umuntu ushaka kugikira uri busy kuri TikTok kabisa urumva agane wese ndumva ari byiza cyane okay twishimye gutumira sivyo kandi nishimye kuza twaryohewe ku mwanya waduhaye kandi kabisa mugende mutwitege hano niho tugiye kuza dukorana nawe uyu niwe mutumiye mushasha tugiye kumumurika hano kuri TV yacu niwe munyamakuru mushasha tuzomuzana nta wundi kabisa tubitwemerera uzaza nabitwemerera oya bitwemerera utubwira ngo tubibemere bivuga imbere y'abafana tubimenye ngiye kubesha ubabwize ukuri umunsi muzankenera kweri kubera ko turaziranye namwe nta kintu mwonsaba ngo ndehe ubikora uravana wasinye kontra nizo turi kumwe turazana impano nta kibazo uri muzana n'amakadesi turasinya kontra kugira ngo tuzakorane noneho byitwa ko twishimye cyane wo gutumira kandi n'iby'ingenzi kuri twe no ku bafanizi bacu ndakeka ari amacono menshi yagushatse arakubura bivana nyine no kutabona umwana ariko twebwe wakoze kutwitaba no kuri kandi turabigushimiyeho byimaze wumve ko twishimiye umutima yacu kandi ndashimye amabero nuwuhe musani sibyo ukunda wavuze ko web zose uri nuwuhe musani ufana tubwira abasani batanu wemera cyane benshi gamo batanu nimba urenzaho ku isi yose apana ngo mu Rwanda mu Burundi ku isi yose abarimba indirimbo za gospel ari gospel ari secular music zose abasani nyine ukunda sani bose nzi nkunda abasani tubwire donc urutonde rwawe top 10 abantu 10 y'abahanzi akunda ku isi yose ariko abafana abarimba indirimbo zose urava nimba baze tubwire muri sekira tubwire muri sekira zibisaido wa mbere ni mazina Ariwezi ndamukunda cyane uwo ni uwa mbere wa kabiri nkunda Rihanna kugira ndamukunda ngo cyane uwo ni uwa kabiri sinabwiye ko izina rye ari Rihanna oya ndakunda pe ndaba nkumva ndanezerewe nkishima nyine wa gatatu nkunda Asake Asake from Nigeria Niger boy nda Bruce Melody uwo ni uwa kangahe wa kane bose bose ndabakunda pe ba The Ben aho nkunda n'undi muntu DJ Brian cyangwa icyo turagishikaho DJ Brian tukira aho ngaho dufite amakuru kuko wagiye guhura nawe ahubwo reka tuganirize ku rugendo rwe ahubwo twari twibagiwe natubwiye ese niki ko cyari banza tubwire guhura nawe gusa DJ Brian byagenzeho tubwira mu urugenzi rwawe wari waruteguye gute ntabwo nari kumvise amakuru batubwira ngo yagiye wafashe indege nimba ari indege nimba ari imodoka urakatishe wa ugiye ko na DJ Brian tuganirize ku rugenzi rwawe tubahuye DJ Brian twahuye ngiye Kigali nanjye ngiye kuramukanya
turahura kubera ko ari umuntu nakuze nkunda ndamukunda ndavuga wenda sinzava i Kigali ntamubonye nabivuze n'ahantu henshi mbibwira bamwe ndavuga nzamubona tu nzange bikunde nzamubona gira Imana abantu ndagenda turahura tubahuriye n'ahantu bari gusenga mu by'Imana byiza bari guhimbaza Imana namubonye umutima wari ugiye kuvamo ibyishimo aho niyo twahuriye muri Foursquare ntabwo ari Foursquare ni irindi kanisa nyine ntabwo nibuka izina ryaho ariko ni nk'ari kanisa bari bakoreyemo igiterane cya Gisubizo turahura yari ahagaze bari kuramya ndagenda ndamusuhuza sanga ari umuntu mwiza umuciye bugufi nanjye arandamutsa ndamubwira nkeneye ifoto aremera arayima umutima wanjye uraruhuka natashe nari ku moto nazanye nsirimba kuri moto moto yarambaza gusa kugira muhure byagusabye wari ufite amakuru amakuru nagize nuko nzamukurikira kuri social media arapostinga none baramupostinga abamambre nabo baramubwira bamukeneye nawe arapostinga kuda Gisubizo ndavuga nka boro sinwacikwa ilfo duhure uravuga ndakora ibishoboka byose gira mpure byose none kugira uhure na Brian nikiki wamubwiye cyambere ukimubona gutyo ukimubona niki cyambere wamubwiye cyambere nawe mwampkije arandamutsa nawe twarakoranye mu ntoki nango uwo munsi ntanunga koje mu biganza nawe amugenda nageraza uko kuri kuzuru nawe akamoto kiwe ariko ntabwo ari ntabirenze kubera ko ntabwo nabonye ari umuntu mwiza tu urumva ntiyakwiyemeyeho wenda ntabwo yakwemera abasore bose dore ko umwana uri none mu rusengero cyari umunezero twarahuye nanezerewe Ewana abonesa kabisa urumva uko byagenze nuko ntakora bose muri gutegura sase nawe ni umusana uri gupanga ko no mudide njewe ntabwo ndi umusana nawe uzo mudide zakora ibindi gusa sindabimenya ko nzabikora kudide wabishobora nabishobora kako nkunda amapiyano ndakuyatanga tuzoza n'umunsi umwe udide hano nibingine sasa hivi oya no bishobora ariko wabanje kuvyiga wari wagerageza wari mu basi ndabireba nkabikunda nyine tunumva naje nabishobora ariko ikintu wakunze gikunze birageraho ubishobora okay belo yo ni ihe mpano ya mu buzima bwa zona ari ihe mpano mana yanje ikihe mpano bwira ni ikihe mpano urumva ngikinda gishoboye kurenza ibindi byose ibintu byose mba mbona bishoboye byose ubona bishoboye uzavuga ngo kubera ko nyine ndabizi bavuga ko nta muntu ushobora imirimo nk'ibiri wenda ariko njyewe mba mbona ahantu hose nkenera kuba runaka mba mbona mbishoboye kubera ko numeze ndi umuntu stress umuntu ukunda ibintu ukunda gukora urambwira aha tushane hano tubyine wenda nzine tushane hano wowe gwakaraga kubyina ubyina nabyize nabimenye abana nabyina urumva turavyize igisirimba byose amapiano umugane kabisa ni n'umutambi ahubwo bagenda gufollowinge bazazabona ivyo uzocisha kuri Instagram ndafite sana okay utubwiye ko ibintu byose babishobora basi ni nkiziye ndose uza wifuza kuzabika sewe manifuza za umuntu ukomeye tugakomera mu gutamba mu kuririmba mu kugira ubuganga se natubwire nzaba umwambazi international ariko ndabona unabyo barumva biririmba amasitire yanjye ariko nzabigeraho tu ahubwo natwe twandika ntabwo yenda ushinge shop iyo bazi kwambika abademu twebwe abo natwambika iyo bishobora nyambara yose nyene muyibona gusa niko bitarakunda nta kiracamo kandi mbona nyine icangwe nawe dutamo nyine kica abahungu niwe mukobwa wa mbere nizamura muri iki gisagara cya Bujumbura uzubebe kandi uzambara ibintu bidore n'ibyo utazuwita ku muntu baramuvuga ngo oya
Okay, ni ibihe bintu ndabizi sivyo? Hari style tuba twambara cyangwa nyine imyambaro itandukanye sivyo? Ni ryari wambaye abantu bakaguca intege kumva ibi ngibi nongeye kubivamo cyangwa se uzubyima amata? Nta munsi n'umwe hari uraguca intege ngo ibiki nguzo wambaye ngo ibiki abanci intege nibobura kubera ko abantu turi benshi kandi abantu bashima gutandukanye ariko ndabumva ariko ndikenje muri nje numva kuno bireka kubera ko ihuzo nja mu isoko nayikunze nayigura nayambara nkava mu nzu njye navyo ndaberewe namba gushika hanze ushaka arambwira ndaberewe ashaka kunjyaja kanjyaja cyangwa ndashaka akambwira ngo uraberewe ari by'ukuri wese ndamushimira mu ukubwije ukuri akakubwira ngo wapi ntuberewe ariko uzi ko wayambaye uberewe wiganza gute ndamusekera nkavuga ndamusekera nabikoze mbikunze bro nabwo uramubwira ngo thanks thank you ako nta muntu urabimbwira wenda bari njyajya akabimbwira ko mberewe bitari byo tamuvuyemo ugasanga wenyine arihemukiye usanga nte nta kibazo nizo kabisa iyo witaye mu magambo y'abantu ariko ntawoshika kurya iyo ibintu bibayemo abantu benshi iyo wagiye mu isoko ukagura ikintu wikunze ubu ngubu mani kaza ngakubuza bro iyo boro wambaye nimba cyangwa se ngo ntiye kubere ariko iyo wagiye watanze amafaranga yawe wayikuze wayikuramo wowe wayiguze uyikunze kandi uyambaye ubona nta rubanza nyine gucira ikintu kugiye ugiye gukora ikintu ukabona wagikoze kimeze fresh bro undi muntu akaza akubwira ngo kira kintu wakora ngo sikiza ngo wenda nyine bivana n'ikintu aba yakubwiye ariko kwambara erega nawe iyo ugiye ahantu wategura for example ugiye mu rubanza utegura nyine style ujana ukavuga ese no style ngiye kurameze ukabanza ukireba nimba imacinga neza none uhura n'umuntu utanaza akakubwira ngo wapi kandi wabishimye muri wowe wabikoze nabikoze baravuga ngo kwanza niwo ubanza akiha ibyishimo kinezeza kubera ko nta muntu uza guha ibyishimo wowe ibiti byawe abagiye kukujyana nawe abagiye kukujyana banza wishime ubwawe uve mu nzu wawe wishimye ugere hanze basi bakujyage ariko wenyine wishime uzi ko uberewe nubwo confidence ni ukambara ibintu ukunze ukambara ibintu ukunze ukanabigaraho nyine sire ni ukugara pe Bero tubwire rero abambazi bawe batanu wemera abastiliste wemera ku isi yose swate ho bari ku isi yose cyangwa sinovuga ngo reka tugendere muri East Africa oya reka dukore ku isi yose abantu uzureberaho nyine style ukaburewe umuntu azi kwambara kabisa rimwe na rimwe nyine ukazumureberaho style ambere ni Justin Bieber cyo mutipa azi kwambara kweli Justin Bieber azi kwambara n'umugore wiwe yaba kusibyango nyine umuntu wese yifuza kubigenderaho ambere no wa kabiri yanzize Brian ashaka kumata wa mbere hano nyine muri Afrika nawe abazi kwambara style zabo ndazikunda amasitire sinzewe mba numva ari fresh umuntu wese kuri Instagram nanze n'abantu followinga benshi usanga ari abo kwambara n'abandi nyine benshi ariko ababiri bamwumva bagendeyeho biratoshije turamusuje DJ Brian gira cyo mugeza nagira icamubwira wenda bizamugera wenda igeri kiraza bizamugera turamusuje DJ Brian turamukunda abara gengi n'abafite YouTube yabo we na Tesha mugenda mu bakurikirane nabo n'abantu beza bakora ibiganiro bagasetsa abantu bakumva baranezerewe bagenda bakurikirana abara gengi tuzo following abara bagira content zimeze neza man uzagenda wa following abara nani yawe terme yabo tu ntari terme kandi ari aga terme kawe nyine abo namwe mugire mushaka kanya aga content kawe arengize manu ngo dushake ngo abavuye ngiye kubaza se wowe kutaragenda niki kibura nzewe ari vuba aracari natwe aba diaspora muri niko mwakereza cyangwa cameraman wacu uko ntiyabona diaspora nazo turaba diaspora rata birashuka twese turaba diaspora kuko turi mu gihugu akoreka dutanginga abanyamerika ariko ahubwo agira icyo tubabwiye wese
kaba diaspora bw'amagenda iriya badusize ino tutavuze barahazi ariko babandikira message bakamanga kwishura sinikiye mpamvu niki ko babwira kabo ngabo bazakora cyambere ya diaspora mbanje kubasuhuza mani bahezagire ya diaspora baratandukanye mani cyako sinovuga ngo bose nabantu bamwe ngo bakora bitandukanye abo wenda bivanye no kuno umuntu uganiriza umuntu kavuga ngo uri mu diaspora cyangwa uyu arashaka kunyijyaho no ntanyigeho kandi ndafite aba diaspora bamwe tuvugana nkavuga none uyu abamandi rero wandika message kugira ngo azayisome bikaba ikibazo kandi nta cyataye ukeka ko abari ngo ari ifaranga ngiye gusaba kandi izo faranga tuzi gusabye ukavuga ntazifite nta mahoro ariko umuntu yakutekereza kwandikira bite hari ashaka gusoza wenda iminsi n'imyaka byakeye nawe kuko nawe igiye kizagira nawe mwifuza umwandikire kuko abantu bose barakenera abadiaspora ndenda bakunda rimwe na rimwe andi n'abatuka kandi ntacyo bahoye ako n'abana beza kuko nk'abenshi bavuye mu makambi nibo babizi ubuzima bwabo babona nyine bafasha abadiaspora bamwe n'abana beza abandi ni nkaho ntacyo bamaze niko imeze nyine abantu bose si bamwe ni imitima y'abantu imitima iratandukanye abagira imitima myiza n'abagira imitima mibi nyine ugasanga hari n'undi tipe nyine tuba kunesha umuntu gusubiza umuntu ari ibindi bamushakaho atari n'ifaranga wenda agiye kukugenera cyangwa agiye kuguha ugasanga nyine tuba tuvugana call video call yiki anaca kumariya nuko basigaye wenda mbona tuba ari ugutesha umutwe ari ugutesha kumariya uzumureka wenda ijyambere uramwitaba ukumva intego yiwe kuko twese abantu barakuze sinzi wenda nk'abana tubako n'abantu nabo barakuze kuko nta muntu umwana abazi nawe ubwenge bagana n'umuntu ijyambere ukumva nyine icyo ashatse kuvuga wakumva hari ibindi atangiye kuzamo uwo muntu ukamukata hari ubundi buryo bwo kumukata akaza kwandikira nawe umwandikiye akaba n'ibyo bintu byo kumushikiya ngo hayi buri kanya wapi nawe natwe abanyabujumbura turi amabisi twigire bizi nanjye ara diaspora banshaka kugambura kweli natwe twigire bizi bazadushaka bizi batuwe natwe abantu bese fofo yagiye byagenze gute katuriye kwisemba kwa diaspora kazi cyo kubisembaho kubera ko natwe nta myaka ijana kuko indege yabatwaye natwe ashobora kudutwara ntabwo ndi kuvuga nayo ya diaspora bari kumva nyine ku bimeze muzamureka kugara muganire n'abantu bose ni byiza kuko twese turi abantu bamwe hari inshuti zawe zagiye se mwakoranye cyangwa se mwabanye uvugisha bakakwijyaho oya wowe ngo n'uruhande rwawe reka tuvuge pe njyewe barahari ariko ntabwo njyaho mu kirenga ubonye umuntu umwandikiye rimwe ntasubize ni njyewe ndi cyo kumwandikira irya kabiri nanjye mpitambure ese azavuga gute umuntu ugatiriza umuntu ikintu atashaka kuvugisha ukamureka nawe igihe azagukenera nawe uzamwijyaho twese turadukenera ari abakene twese turadukenera sibyo umukire ntiyoterura intoze imizigo adashaka umugeni akamubona kandi ngo ejo bundi yambara ngo akarato kamwe ngo none ngo ashite ngo hanze ngo karisaza ngo jewe nta mu diaspora kandi ntabwo ntawo dukanga tubazi bamwe akiza kugutira iwe wenda baba bari bize mugani wabo urashaka kwandikira ngo ndi bize ngo ndi gutwara se muba muri gutwara ibiki oya kandi niyo zore ngo gutungo karatwara azabwira ngo bro sorry gato ko ndatwara karatwara cyangwa uzorebe nk'iyo umusaba ifaranga sibyo ubwo nyene ko kumujoje ukamusaba ifaranga ngo wapi mani imodoka yakoze accident buri munsi bo impamvu zose ngo ni tayindi motive kabisa bagira bazo zavugisha ukuri n'ukuri ni kwiza ubwiye umuntu akakubwira ngo bite ukamusubiza ni sawa nkeneye kino na kino utagishaka mvuga ngo wapi n'ibikunda n'ibyo ni sawa birakwiye barakubwira kwigira hayi wigira umuntu uri hejuru no ntibikunda natwe mugiye kutura kandi duhari ngenda bakunda aba diaspora aba diaspora n'abana beza cyane nuko bazi ubuzima twakuriyemo nuko nyine batandukanye ugukeresha ka $20 ka $10 ntabwo ari umwana mubi aba yagwaye yayishe nyine yamuvunikiye ugomba kuyishimira nubwo we bari makeya kandi mugashima hari abantu bazaba amafaranga ukagenda umwidogera kandi ukamwidogera kandi yagoye nuko afite ngo no yamusubiza oya yamusubiza gatoya kavuye ngo kajya gatoya kavuye ku mwanzi ngo tikaba gato
sasi ko mvuze oya uko bazavuga nimba ariko bazavuga ngo guca umugani bazavuga ngo gato kavuye ku mutima nyine utanganira oya niko keza kugira ngo akavuye ku mwana ntikaba gato siko bazavuga je nuko zose iyo ni imigani umuntu wese ko $10 nimba ari 2019 kera tu coge yavunja kanga yo marundi yari make ayo masikanire zinefo ya coge wenda ari nka 25,000 na 25 nyine sinanibuka nimba ari 22 cyayamba nyine abyishimiye uwo munsi uwo muntu ndacamuvuga nubwo namuvugira no kuri kamera ariko hari uwigeze kumpamagara ngo bro nshaka kuguha amafaranga urumva ndambwira bro ni fresh kabisa ubwo ntekereje wowe ntari kabisa nushoboza gusoma arambwira ngo se ngo ngaho $5 vunjanga ayo we niyo aragiye kugweza ndamubwira ico gihe hari kera ariko hari mu 2020 ndibuka $10 ico gihe ari 30 urumva ubwo se urumva ni ka 15,000 gutya 15,000 ngaho Hichiye ni novuga jewe ndi ari wampaye igihumbi avuye hanze wa mujamani kawa yakubabaje kandi dore sinakigenda yarambwiye ngo yarambwiye wanyuma y'amacu ngo ndebe tuvugana ndamurebanye ngiragaye kumpeza basi n'ibindi 10 ngo mani ngo fata ngo wewe ngo tuzovugana uko ndiho igihumbi cy'amarundi cyangwa $10 ahubwo cy'amarundi mani kitanagura n'imbombo ara diaspora mugende mwisubire oya ni ibisanzwe abaho basheshe nyine abaho nabaza bari ni ibisanzwe bagende batuze uzi kirengejeho none ngo yamubwiye ese niyo yayubwiye cyane bajya batite bane ngo mumuterure amuterura amazi kuba igihumbi ngo abanze bamuterure niko yavuze no bane aya no gusuzugura amafaranga yawe ugiye kuduha amafaranga tuba watuguze urumva agwaha igihumbi abarundi bazavuga ngo unyina nimbunguriye ntunguze urumva nimbunguriye dufate ngo ubunguriye ntabwo uba wanguze ntabwo ushobora gukoresha ibyo ushaka ngo nuko wanguriye wanguriye nti wanguze urumva ntabwo nkoresha ibyo ushaka none ngumpaye $1000 ngo naguterure ngo ushire ku mugongo ntago ari byo kwera man suko batujya urumva suko batujya nawe mubaye bagotse oya hari abatipe baza biyemera sana sofo none barahari twagiye ino cyane reka dusimbirega natwe iwacu suko twahibaga yati tuzahibaga kabisa ariko turayibaza twese turabanyamurenge turabaza ahubwo reka tubaye twibwira abantu ibwirane nk'abanyamurenge uri umuki jewe nimba kicibuka ko mumbajije ikiganiro kigeze ku oya ntaho birarangirira bazobibona gusa jewe no mvuga murarase oya ibwirane nk'umunyamurenge umukobwa w'umunyamurenge umuco wacu ukuntu baza bibwirana ukuze ndabizi baramuke muri Kongo ndi umunyamurenge kazi apana umunyamurenge uri umunyamurenge cyangwa uri umunyamurenge kazi tumwitira dumwishwa wa segege nari mubahe twatwa Minembwe agana he mbajije ibindi ntabwo nabimenye uvuye ukiri umwana mu Minembwe navuye ndi muto cyane bavuye ufite ukiri muto tana tukibaruzi ni iki wibuka mu Minembwe zageze bihabera cyangwa se ibyo zo kumbura uhatekereje ndahumva gusa bavuka umwana muto navuye ndi muto cyane ujye utibuka nabimwe nyine zonga ntabwo nakwibuka ngiye kubesha nyine kandi ko okay rero ugaruke gato nyuma watubwiye ko uri umunyamurenge ni umuki ni umurundi ni umunyarwanda ni umunyamurenge ni umukenya ni umunyamerika ni umuki cyangwa na oya turakongomani uri umukongomani jesi kongomeze ariko ndumva ko ubivuze fresh umunyamurenge nje ngiye kwivuga uzitangira ati kuko nje mbizi nako konjenza nivuga sibyo ndi umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge nkaba naravukiye swate mu Minembwe nk'uko bivuze ariko nje navukiye aho bita mu Mibunda mu Mibunda niba ari mu Mibunda ku Kigazura sinzi karaba urumva hama rero ukabona kuvuga izina rya so baratuye ngo ntazo wivuga ku ntuze yo sorry umaze kuvuga ndi umunyamurenge nibwo uvuga
ndo musita eh kavuga ndo musita umutendere musita umutendere umwishwa w'abasinzira ariko baratubwiye ngo ndazobivuga nimba ngo kwa banyine aya barivuga kubera ko mama wawe aba ari umuvyeyi uzuvuga iso ariko n'umwishwa n'itegeko navyo biba bikenewe ko mama wawe ari mama wawe nuko muvuga amuyomba mbese imiti y'abanyamurenge iragoye ariko mike tuzi nyine nukuza tugerageza nyine tukabikora okay tugana ku musozo rero umusozo w'ikiganiro Benini sivyo baguteguriye ibibazo 5 beti yari tumubaza kubera ko twatwihuta katumubaze 3 ngaho mubaze ni wowe utangirira abanza mubaze je ndaheruka nabaza mubaze naje ndaba nambitekereza ariko mubaze nacho Beni yo ibibazo se jempeza mubaze abanza umubaze naye ndi guhita Beni uri tayari Shandirezi ready ya se muri bibiri ndake kuzusoma bibiri sana uzisoma niko we muntu ukunda muri bibiri cyangwa nikiye gitabo niye ntumwa konda gitabo nkunda bibiri yakusoma ibindi byose uzogisoma gitabo cyose ni cyiza kako byose ni byiza abizi ahantu nyine umuntu abayishikira kumva basa hasomye araruhuka umutima oganda igitabo cyose ni cyiza kuko ni ivyanditswe byera byose siko tukonenge ariko uzugira umuntu ukunda ukavuga kuko kino gitabo nzangisoma kama numva ndanezera kandi ba Paul intumwa ba Timotheo rero ico nzagira mu kumva yabanza ryohera ntuzenya imigani n'izi nyorohera gusoma natubwire ni n'utuntu duto imigani kana ducirira umwe twumva imigani yo muri bibiri apana imigani nyine ndabizi none ntibamwe niko uzusoma ukumva uragufashe se ni gute reka nkubwire sinibuka umurongo ariko ndibuka amajambo sivyo hari ahavuga ngo umwana w'umunyabwenge urumva anezeza mu migani 10 cyumva ko adasoma umwana w'umunyabwenge anezeza tudatinza natubwire ababazanye kana kumusoza ikiganiro niwe muntu ukunda Beni oya nkunda cyangwa igitabo nike gitabo icyo nkunda gusoma muri Zaburi yatubwira ko umurongo umwe muri Zaburi abatesalonike yatubwira abatesalonike oya ko nubakagura naje sinogasubira nizakozwe n'intumwa oya abatesalonike tubwire sawa biragoye nyine byo gusoma ariko n'abatesalonike ahantu hafashije basomye nejo ndi twagiye muri soti perezida wacu natwe dutumye ivuga butumwa twasoma ahantu haranejeje abatesalonike kuri 5:16 mwishima iteka kuri 17 akavuga ngo usenge udasiba cyane ijambo ryiza mugenda mwishima nubwo muhura n'ibibazo ariko uzamugerageza kwishima abantu banga gusenga kabisa bagenda bose umurongo mwiza Beni ni kihe gitabo cyangwa se we murongo ndamuri Zaburi cyo wagisubira ni hehe wasomye muri bibiri urumva bigutera ubwoba uwo murongo gutera ubwoba hari amagambo amwe bakanganye muri bibiri gasoma wenda ukamubwira urwano nawe ukitira urubanza ariko ntizasoma cyane nyine ntabwo ndi umwanya wo gusoma cyane ariko kubera ko bavuga ngo ijambo ryose ngo riza ridutsinda mugani bavuga nkunda kuvuga ngo ryadutsinze mba numva nyine ryose ateye ubwoba ariko nyine ntabwo ujya gutera ubwoba hamwe nyine uburuhutse ahandi bari gutera ubwoba kubera ko bivanye n'ibikorwa umuntu aba arimo wenda tutagenderaho cyane biba biteye ubwoba sawa tugana ku musozo wacu w'ikiganiro dukorere promo channel yacu cyangwa chene yacu niki wabwira batubwire bavuze ngo urababwira icyo nababwira mugende mukunde na channel nasanze hano nubwo abantu bakundana ariko nubyita abantu ntibakundana banashima mu Rwanda nicyo kintu nyine bakunda niko kazi bamaze gutwara social media bamaze gutahura icyo ari cyo sana bakunda ahantu hose ari ikintu bamaze gutahura bahari ariko ahantu ntabwo bashigikirana cyo nasaba rero abanyaburundi cyane cyane abantu bagira amacano gende mu bakunde
gukora subscribe ni ikintu coroshe, gukora like Si amafaranga nta tubasaba. mafaranga, nta kantu gusaba na ukandaho. mega ntago zahita zishira Wapi ntabwo bisaba mega. Cyo cyo mbasaba basi kubera ari ahantu agiriye umugisha wo gukorera. Ngende mukundi no cyane. Muzamure bene wanyu bagere kure kubera ko ibyiza babaha. Nimwe mugiye kubireba n'ubundi. tuba tubikorera Nimwe babikorera abafana, mugende mubakunde, kore subscribe, like, share, comment. Kubera ko nabyo birakenewe. Winjiye muri comments ugashiraho turove cyangwa ugashiraho ijambo n'ibirahagije. Nibaza nuko tenda bakunda. iyo niyo support Support ni nziza, gufashanya ni nziza. guys turabashimiye kabisa Turabashimiye. mwe twabanye muri iki kiganiro Benigne turagushimiye Mwakoze cyane nawe. twizere ko n'ubutaha tuzakubona bitatugoye noneho Ndahari. bakubonye bitugoye noneho ubutaha tuzatugoye Ntabwo nzabagora mba mbari. hama mugenda mutwitege uyu niwe tugiye kuzadukorana kuri channel yacu Betray for 4 and better ways tuzaba ibiganiro byiza ko turabategurira content kuko twababwiye nziza kabisa tuzabagezaho ibintu bisukuye Azadukunde. muzadukunde mudushigikire bireka se ibindi muzagenda mubibona kabisa Betray ngaho nagire tuvuze rero jewe ntacu mvuze nikaho twarangije kadushimiye na cameraman Pundu TV Pundu TV mugende mukore subscribe Amukunde ni umuntu mwiza cyane. mushigikire n'imfura muri nomero yose mugende mukore subscribe East Africa hose man si muri Meri gusa mugende mukore subscribe kuri Pundu TV hari ibintu byiza bya Twaba gospel tumushimiye cyane ni umuntu w'umugabo Umuntu n'imfura w'imfura cyane. reka tubivuge noneho babyumve eh iyo tutakubwira ibi byose siba twatubikora ariko turagushimiye bivuye ku mutima kandi ubyumve cyane n'abatarakora subscribe mugende muyikore ni byiza cyane kuko izi yabivuze ngo tumusabwa amafaranga no gukurika gusa kuri ka kantu nubwo tutakabuze mu izina kandi turabakunda cyane turabakunda ciao ciao